haracyari kare usaraza ryari rwose ku mukobwa wanjye ndamukumbuye rero uriya mwana mugira ubwoba papa ubwo muzakomeza kurira kugeza ryari uracyari muto mbona ugomba gushaka undi mugore avanagurana cyane kuri kugenda nijoro si byagenze nari ngiye haravuye biranshimishije kuba nongeye kukubona uranyemereye ko dukundana ariko mimi ntukajye ukunda kunyita nyoko ndabizira shawe mama reka ngende nakerere wari wambonye ahantu wabonye gute jeri nja ndagukunda nukuri mwakira kabisa mumaze kubyimba kare murandenzi wagicucu twajya ngo murererwa mu ishyamba Muzana shari baza no tukamano hasi niko manzi nakubwiye muki manzi nakubwiye muki manzi shari kuri gukubita umuhungu manzi nakubwiye muki J'aime hawaii. Simona Manuel liste y'ibikorerwa muri rugo arabazabura aho bareba ariko papa usibye n'Imana nanjye ibyo niyumviye ni byinshi reka mbwire ngezaho ngaho reba ubwo bureri uri ukunshaka cyane ntabwo nzi ukuntu nabikubwira maze uri ukunshaka cyane ntabwo nzi ukuntu nabikubwira maze kandi papa bimenye biyanyisha nshere urabizi ko ntacyambuza kubana nawe kandi nanjye ahundi ntabwo mba nuje ko mba ngukeneye mba nkeneye na bebe n'ibindi no shere ukuntu utumye numva ngukumbuye cyane wow shere nanjye bizu barira
sawa koko nijyanye nzaba ndi kumwe n'umugore wanjye ko nzabigeraho Mazi urakora iki hano? se ibi nta shati yanjye wambone yo hejuru se Yese ngenda kubikira. si kuvuga nabi urumva kuba ishati yawe yaba iri ahangaha ari ibintu bikaze Tambukisha. ibi ndabona ntayo ndi kubona gusa uzi kundebera ko wayibona n'uyibona uze kwinshakira nta rero nayishaka ikaze rero haraciyemo iminsi hanze hari izuba ntabwo wumva ukuntu rimeze ntabwo biba byoroshye muri iki gihe ariko imvura iraza kugwa n'igihe gitoya nanjye nyine ndacyari aho nyuma ya buriya buzima nyine ntabwo ndatangira akazi ariko sishaka ushema ko ubona biriya bintu byo gufungwa byari byakuzitiye erega buriya wari ugiye nuko Imana yakinze akaboko papa byari biteye ubwoba kuko nanjye sinzi ukuntu imodoka bayitwaye naherutse ndi mu modoka ndi kuri telefone nongera kwisanga ndi muri gereza nanjye sinagusobanurira ngo byagenze gute ariko nyine Imana yarandwaniriye kuko ntabwo nari kubasha kubona uko mbisobanura oya rwose umaze kuba umugabo mukuru ugomba nibura tuba dukinira na kuzukuru n'umukazana ndetse ku babyeyi birumvikana ariko nta minsi iciyemo mfunguwe ntabwo navuga ko nabitekereza ahubwo ikintu mvuga ni kubanza ngasubira mu buzima busanzwe ariko ndizera ko Imana izabimfasha ega papa wawe ibyo avuga ni ukuri papa ndabizi neza ko muzabikunda nk'ababyeyi banjye buriya biriya bintu byambereye ishuri nigamo ibintu byinshi mbona bikwiye ko nanjye hari ikintu nakora ngashimisha ababyeyi banjye ariko nyine ntabwo biba byoroshye biba bigoye ubwo nabitekereza wenda uzanabigeraho nabikora bitwizabanezeza nk'ababyeyi urakoze ibyo papa wavuga ni ukuri ariko ahubwo twizi ibyo magambo ntibagirwa kubakira ndaza kubakira ikira nta kibazo natwe turihuta nahise yizimba amagambo nyine ko ntacyo bafata nta kibazo Shema. wow Bete. Sande dutas. Karibu. Sande nicaye hano. Aho ngo wayengeje kuza gutangira. Bagira ngo butungure. Reba kuko mba niwe mu rugo nsa nabi nta kintu nitaye. Nta cyo bitwaye. Ahubwo uretse gato nakoze ibikino bya muhungu muri mu cyumba uriya mwana w'umuhungu rero ndamukunda none cyongereho yanteye n'inda ngo iki
niko bimeze. Basha. Ndashaka kuguha akazi. Shaka moto. Are you ready? Ndashaka kuzajya kwa uranyumva? Ndakumva cyane. Hari ibyo ngiye kuguha ukazabijyana ariko ukajyayo mbere yuko Mimi azi. Byumvikane yuko uzamutangayo. Ibyo ni ibintu byoroshye kuko ufite cash. Cyo si ikibazo. Ibi ni bizajyana. Noneho yabyumvishe ngiye mbere yuko mumubwira. Rero nayemera nkaho yahita anyaga nta kibazo gusa wigiriye amahirwe. Yego ye. Kagira inkuru. Ubona umuntu rimwe ugahita umukunda? Namukunze bisanzwe kuko nawe nyine mukunda nk'inshuti yanjye ntabirenze. Gusa mubyaranye mwawe mufitanye umwana mwiza. Vincent. Muko Imana ikundinde. Ukurinde ujye kure y'umugabo wanjye urumva? Urashaka kuntwara umugabo se? Reka nanigendere. Sinone kumamagaye amasano no byagenze gute? Ntabirenze ko niba bamukeneye. Sharamamagaye nyutsa cyagiye turi kumwe cyanumvaga ari ibihe nabona uburyo nakubwira ku buryo n'undi uwo yamamagaye bigaruka mu maso hanjye. Nanjye byaranshimishije nyine nubwo byabaye bitunguranye ariko byaranshimishije. Ntabwo nabona uburyo nabikubwiramo gusa numvaga nishimye. Ahubwo uzi ko nshobora kuba ngwiki kumbonye se ugatagatwa mukobwa. Mama ntabwo nakubwiraga kuri telefone. Narakubwiye uburaya bwawe uri indaya shawe. Urumva ibintu uri kuvuga? Kuva kandi nkumbuza kujya uvugira kuri telefone. Gusa mama buri teka yo mbonye mbona mu buraya. Umva buri munsi ariko nzagukurugutura aya matwi. Umuntu ukuze uri kurangiza university. Nzagukurugutura aya matwi neza umenye yuko njye nari nyoko. Ikintu ko nzamubwira inshuro zingahe ko nakubyara wowe. Ibintu wiyambitse wigize inshege wikoze wiryamishijwe mu ntebe. Umva nyoko nawe uri hano n'uwundi munsi haguruka se nyine sohoka uvemo hano kuzongera kwicara muri zino ntebe. Nta soni kuba wicaye umeze nk'aho wicaye kwa nyoko kandi wowe shahu mimi yakoze ku cyumuna nakubwira ntunahaguruke. Hagurura urukobwa bararundoze di. Kumbona noneho nubibona se rega abana ndabakunda mba ndi kubagira inama. Ubona uru rugo rushobora kuba noneho ari amahoro. Nta kibazo rwose dore Mimi dore abameze neza. Sheri none se sava haguruka ariko papa wicare hano. Nzaba ndeba. Sheri cara. Uzaba ureba
papa umunsi Imana yamanura lisite y'ibikorerwa muri uru rugo hari abazabura aho bareba. bizaba bibabaje kuri bamwe ariko nyembona kuri twebwe azaba ari ibyishimo gusa. erega usibye n'Imana nanjye ubwanjye niyumviye byinshi kugira ngo ugeze muri stade match yarangiye wamenye ibyabereyemo. Ahaha sheri ibyo mpora nkubwira umwana arinjiye nagushuhuje wiriwe mu kazi aje ari kukubwira ibintu bijyanye n'amakartuni arimo areba mu cyumba n'amafilime adashinga ubu uri kunyumvira ngaho reba reka nkubwire ngezaho manzi muri make urashaka kumbwira ko buri gihe ninjira muri stade match yarangiye bishaka kuvuga ko ndateze kuzamenya uko match yagenze ariko humura zabyumva ku rubuga rw'imikino kuri radio cyangwa kuri televiziyo. ariko noneho naragenze ndabona umubyeyi atangiye kujya ajya kuri kote y'abana abana barimo bamubwira ibintu by'ubucucu ako sheri ntabwo uri kubona yuko abana bawe umva ngubwire nge sindeba match zibera muri stade ariko nta match igiba muri stade hatari itangazamakuru amaherezo nzabimenya nimizana ingweto zifunze nigendere. Chérie, nako shema. Bite se. Urajyana shema. Soje nari nyinshi. Umeze ute? Neza. Kugenda niki? Nagira ngo usuhuze. Kunsuhuza gusa n'ibyo warumagaritse. Ese ari ikintu bitwaye? Ufate umuntu utakuzi. Uransuje reka nigende. Gusa nyine ndashaka kubwira. Utagira vuba. Urabona uragira ute? Genda umugabo w'umugore ndabyumva ariko ibyo ntibikwiye kuba nabanga ndatekereza ubizi neza ko umugore wawe nk'ibyo uri kumbwira ngo imare ntabwo ari we wakabambwira ayo magambo warazanye n'umugore wanjye menye ntabwo umuzi ndamuzi ariko none ko byumva ushaka kumva gusobanurira kandi wanyumva erega nawe byakubaho ntabwo njye byamba kuko mfite umukunzi kandi ndamukunda neza warambuye ahubwo kubona uri kunyinya ndi oya uretse gato hari ikintu kimwe iyi ni impano ngiye kuguha ndayikunda ni agaciro kuri njyewe impano nigeze musaba se birasanzwe yewe ndayikunda ni agaciro kuri njyewe nifuza ko ntabwo ikintu cy'agaciro uzagumana ibyo by'agaciro byawe fate niba ari telefone yawe ntabwo bibaho ukuze cyane urakoze kuba basi yakira nubwo imvura yagwa buri munsi ntabwo urimo n'abandi nta kintu byatanga kuri we utagira ngo hateraho igishyimbo ngo kimere nta kibazo urakoze nishimiye kuza kubasura rero ahubwo si uko ndaba mwese mwamwiriwe mu rugo umwuka mwe iyi minsi ntubizi dada ndabona ari bwakiva mu kazi oya ariko bari batubwiye ko tuza kugutegereza niyo mpamvu naje gutaka ntari nawe babwiye ariko numvaga kuza kuko ubona birasa kuko
kugora na sister ko yitonze cyane byagenze bite Dore ngende rena nakukumburira rwose. kuki sitaza So wajya kunesha umutwe ubu kuva waje. Ubu ugiye kongera ujye kunesha umutwe nari maze guhinduka kana keza baza mama. Asigaye yitwa. Nyine ngo tsigiye ngo narabaye wo mu gipangu niho haba gukirirwa saza. Aho uragendera nari maze iminsi nifitiye umutuzo budo. cyo rero nabahamagaye ndababwira ko mbashaka kandi ubushize mwaransuye muranganiriza ndababwira hari ikintu nzabikoraho nanze kwihuta kubabwira nyine cyari kiri ku mutima kuko byari bitarakomera gusa cyo kubabwira ibingi Kutiza amatwi. Jean Présentation. Papa. Oui. Yitwa Shema. Ni umuhungu dukundana. Mukundana? Ni nawe yitwa Kawu. Nawe ni umuhungu mukundana? Oya, uwo dukundana. Ye turakorana mu kazi. Shema Shanti. Wanyu ni Shema? Gera mvura. Gera mvura hose ndahazi. Wawe nini? wawe ni Imana Silivande. Silivande uyu nguyu utuye hano munsi y'amashuri? Ku mashuri neza. Nyine muhagana munsi y'amashuri gutya. Ariyo cya kibazo yari afitanye na Timotheo cyaje gukemuka? Nta kibazo yaragikemuye. Nawe suro Baservante? Nye turakorana mu kazi. Mukora iki? Nuko nayo mfite yanjye. Mukora iki? Turacuruza. Uracuruza? Okay. Musengera ese? Sengera kwa Zofiri. Umukozi w'Imana usengerayo witwa Nikrema? Ni abanyamwuka cyane. Mimi kwa Servante surahazi twarahatuye mbere ngira ngo mwari mukiri bato twari tuhatuye nyuma yaho naje kuhimuka mwari mukiri bato ya nta amateka yaho mwamenye hariya Mimi hajya ujya usenga Imana wagerageje gusenga Imana byibura mu byo ukora byose ukayoborwa n'umwuka w'Imana. Noneho sezerera abashyitsi bawe. Noneho ndashaka kuganira nawe mbere yo kujya ku kazi. Nibwo bakiza none ngo. Nibwo bakiza ariko basezereye nyine batahe. Nge ndashaka kuvugana nawe. Utangiye kujya uvuguruza ibyo navuze. Basezerere bagende dusike tuganiranye nawe. Mimi, you are foolish. Basezerere batahe, ni nawe ndashaka kuganira nawe. Mbere yuko njya ku kazi yavuga kari nuranga mwene mutahe nta kibazo mwakoze kudusura kandi Imana izabidufashamo tubona. ariko Mimi buri munsi nyambora ngubwira ngo ikintu cyose uzajya gukora uzajya ubanza ugisha umutima wawe inama nurangiza usenga Imana umwuka w'Imana nawe uze ukuyobora icyo ugiye gukora ariko ntabwo ujye unyumva uriya muhungu mwe mukorana nawe uramuzi mwene Servante uramuzi umuzi he
uzi ibintu Serevate yakoreye mukuru wanjye? Uzi ko Serevate yariye mukuru wanjye inka zigera muri 20 amubeshya ngo nzakuragirira na n'ubu ngubu urubanza rwabo baza rukiri muri parike. Niko izo nka bakubwiye ko nazinyaze narazishimuse nazikoze mwiki? Papa ntabwo nabasha kubisobanura ko nanjye byaranyiriye. Dore inka ni wadukora. Iriya ni se wa Nyabuhanga. Papa nakoresha uriya mukobwa mba numva ari amahitamo y'ubuzima bwawe. None se umukobwa baragukunda? Noneho dushyira ibyo by'inka by'iruhande. Uriya mukobwa aragukunda koko uko ubibona nawe? Arankunda kuko araramwite. Icyo nacyo ni igikorwa cyiza. Bro urarenze. Wateye inda? Ako wowe wishimira ibintu. Bro waratwitse by the way. Burya wishima mu bintu bikomeye buri munsi. Bro burya urarenze wana. Ariko icyo kibazo cy'inka gishyira iruhande. Reka none rero turebe ikibazo cy'uriya mukobwa. Abo babyeyi be bariho bavuga amagambo nk'ariya bazi ko uriya mukobwa wabo atwite. Yatinye kubibabwira kuko nanjye nagiyeho ntabwo banyakiriye neza. hakongera ngo nta gitangaza kirimo kuko n'undi byari bikwiriye kuko wari ukuze kandi niba umukobwa agukunda nawe ukaba umukunda njye numva ibyo ngibyo by'imiryango tukaba tubishyize uruhande rumwe ahubwo tukareba icyo cyuko atwite. Icy'ingenzi ni ukubitura Imana yonyine. Oya nta mpamvu yo kuvuga Imana, twe turahari ababyeyi bawe mu mwanya w'Imana. Reka dukore ibintu tubigire vuba. Ivete, umeze gute? Cyambisi nyinshi. Makuru. Aho gusigaye ukunda guhura nawe muri izi karitsiye turaho ubu. Niba navuga ko ari ibintu byikora, niba navuga ko ari uko ntajya kure y'umukunzi. Sorry nako. Nongeye muzabisobanura neza. Okay. Umukunzi se nawe afite umukunzi w'ikawaho. Nako ntukirengagize. Iki? Ntukirengagize igihe gishize koko ntabwo urabimenya. Nta n'ibyo ubona se basi. Ahubwo tubivemo. Utabaza kuyampa neza. Wambaye neza ariko. No, merci. Nange ndabona bimeze neza. Oya turi muri karitsiye gutya. Umwana yambara neza. Nawe urabona ko ari ibintu bye. Bamufatiye se ko uyu mwana afite gahunda ariko nawe ayo mahirwe umwana ariko n'ahandi ariko buya nanjye hari umunsi umwe. Ni inshuti yanjye rero ntabwo umunsi cyane yitwa Kawo nawe ni inshuti yanjye nk'uko mimi nawe ni inshuti yanjye kandi nawe uri inshuti yanjye. Okay, twebwe no turi muri karitsiye. Imbere hano gatoya. Natwe ubuno turi muri karitsiye nyine mbona twigendera bisanzwe. So, twakureka rero ukagenda. Sorry.
shaka wowe ariko ubwenge shaho buke muri iyi minsi sinzamenya uko bukomeye shaka wowe mimi ndamukunda ntabwo namuhemuka dore kabazinda tugenda dore kabazinda tugenda Mama, amaso neza ateze. Amaso harimo kugenda yoroherwa. Muragaragaza kugenda neza kuva haravuye n'abaganga babikoze. Ariko wow ni karibu neza mwana baba beze bite bro sava aba neza ako sironeho aba neza kuri ni meza ndabatunga ngize amahirwe basanga mu mwana ibyo waba se kadateguza ariko se nibura kuki utatubwiye hari ukuntu nari mvuye mu kazi muri pause mpita ntekereza kuza kureba hoteli oya ni byiza rwose meze neza natwe twari tubikumbuye rero igihe hashize igihe hari haciyemo iminsi babwira iby'umukobwa ariko bimeze bite se hano wari wadusezeranyije ko uzamutuzanira namwe mugira amazina wenyine uyu munsi ni surprise ko birapfa kuba ari byiza gusa ni ukuri ubu ngubu dada ngiye guhumiriza uraza guhumura nk'ubwiye na sisita mwese naho nge nawe urahumiriza ndaza kubabwira muhumure surprise twagiye uraho neza ma surprise nayo mbafite yego mana yanjye uraho neza mukobwa neza mama uraho neza uraho kanamutse umukazana wangisha yego muramutse uraho makuru yanyu meze neza karibu karibu turakwishimiye kandi karibu yego mama wow bro surprise mwayibonye niko mama mukobwa byiza rwose biradushimishije cyane niko mukobwa obana nikaze mama mimi mpamvu ntabwo nigeze mbateguza na dati nta kibazo rwose yebaba we mimi turakwishimiye yewe nibi rero nababwiraga oya wagize neza byiza rwose shema turagushimye cyane rwose ntabwo biba byoroshye ariko nyine nateguye kubatungura niyo surprise nari ahubwo rero igisigaye nawe urabyumva basi mugire vuba dore ngiye gusubira ku ishuri basi nzasubire ku ishuri twebwe mutazi kenza agace ibintu do dadi mwabibonye na mami dore za rinete zindi yatubwiraga urabona wenda biza umva wenda kwemera ese ntabwo mugiye kuzana umva ubundi we niyo mpamvu mwemera reka ntibare none turi kwihuta rero tugiye mu kazi iyo ndio bifite ameza mbere ntabwo babwiye ni ibanga ngo ni ibanga ariko ntabwo ari na ngombwa oya nibyo rwose nta kibazo mwana ahubwo reka twite tujye mu kazi bro ni mararara no ararara mama papa ureka ni marare uzagaruka oya nta kibazo nuko mama yari gomba kurara oya ntacyo azaza yatubwiye reka mbaherekeze ngaho mugende neza ugende neza mama nanjye nambare rinete zanjye dadi bye ngaho mugende amahoro sigara amahoro ngaho ugenda neza mama shaka musaza ndakomeza amaze iminsi byinshi cyane kubera wese mwiza
ndagira gutya ndakunda umukobwa umwe abandi bakaziramo kandi umukobwa akundana n'umutima wanjye nizeye ko utarimo avuga wa mukobwa cyo gukora ahantu ndi hose kandi umutima wanjye ariko nyine uriya mukobwa uriya mukobwa twahuye cyane uriya mukobwa hari umunsi twahuye yambaye fureshi tu ariko aho ngaho wigeze kuzana na tumusiga aho ngaho wagira ngo byose umukobwa ari aho nyine ntabwo tukamenya nese ko siba mu cyanya twahuye ese ko numvise avuga ko ngo bakore mu gisetse uriya mukobwa byarangiye nta mukobwa usa urimo uramwira ndagukunda shema ndagukunda noneho uzi ikintu yigeze kumva urukundo afite aramunumye kandi wasanga ari uzwi wasanga ari uzwi isaha igihe yamaze kuza uriya mukobwa yambwira ati iyi saha iri mu bintu mfite bihenze kubera ko nanjye kubibona ko ntibangije gusa nyine hariho abantu bagera bavuga ubwenge umukobwa nk'uriya usa nk'umukobwa utarabwenge umukobwa ubundi ntiwakwiwe unabigenewe none uriya mukobwa azi ubwenge uriya mukobwa njye ntabwo namusiga ese reka nze gutya mimi hari nubwo yari yavuga ati reka nze basinye n'umugurire karisana yimuzanye ntabwo watwara ibintu byose ubuzima ntibabaye ubuzima bayemo se bumeze kanze kubwira nugendana n'abakene ariko rero nugendana muri ya mwana azi ubwenge azana ubwenge Sheri, nako Shema. Bite se? kuva ryari sheri wanjye Sorry, nari nibeshye. Umeze ute se? kugendwa n'iki Ngira ngo usuhuze. kunsuhuza gusa n'ibyo wari umagaritse Ese hari ikintu bitwaye? Ufate umuntu utakuzi. uransuhuje reka nigende Gusa nyine hari ikintu ashaka kukubwira. utagira vuba Nyine urabona uragira ute genda umugabo w'umugore ndabyumva ariko ibyo ntibikwiye kuba naba gukunda. ndatekereza ubizi neza ko umwana w'umugore wanjye nk'ibyo uri kubimbwira ngo bimarire ntabwo ari we wakababwira ayo magambo warazanye n'umugore wanjye nyuma ntabwo muzi Nyine ndamuzi ariko none ko byumva ushaka kumva gusobanurira kandi wanyumva erega nawe byakubaho ntabwo njye byambaho ko mfite umukunzi kandi ndamukunda kandi nawe arankunda ahubwo kubona uri kunzi ndi kumwe oya uretse gato hari ikintu kimwe n'umunsi fasha iyi ni impano ngiye ndayikunda ni agaciro kuri njyewe hari impano nigeze musaba se birasanzwe yewe ndayikunda ni agaciro kuri njyewe nifuza ko ntabwo ikintu cy'agaciro kuri njyewe uzagumana ibyo by'agaciro byawe ufate niba ari telefone yawe baserekanye kwandika ntabwo bibakubishiriza hamwe wakoze cyane urakoze kuba basi yakira nubwo imvura yagwa buri munsi ikagurimo n'amata nta kintu byatanga kuri bo utagira ngo hatiraho igishyimbo ngo kimere nta kibazo urakoze
byose byagenze nyine ni kuri aha byagenze kugira amazi isaha mukiriya byose byaje ariko njyewe ntabwo nari nabyumva ubu bitagiye guhura nyine ni mwiza nyamara amenya ntabwo nyamaze cyane reka tugende cyabaza garakuruze reka tugende Mimi? Mimi? Akuse, Mimi? Ngwino hano tuvugane. Kingaho ngaho. Cara hano tuganire. Iteze. Sister meze ute? Sawa. Ari business? Oya, ni umuntu wabyishaga kuri telefone. Ni byiza nyine nagira ngo tuganire nta nubwo tuba duheruka kwicara umwanya umwe ngo tuganire. Akumaze iminsi uvugera kuri telefone cyane maze hari izindi business ukiniraho. Nta business nyine. Ntazo? Ni byiza nuko amasaha menshi nkumva uri kuri telefone nyine. Oya, nta birenze n'ibisanzwe. Ndabona ntazi modo urimo. Njye meze neza. Mimi. Ushobora kuba hari ikintu uri kumpisha ariko. Maze nta kintu ndi kuguhisha. Ikigaragara cyo ni guseka udaseka. Maze niyo nawe mfite ibibazo nta gihe bitabayeho kandi birashira. Usibye ko nta nabyo. Mimi. Karama. Tumenya ko ndi musaza wawe kandi ninjye mukuru. Urabizi ko ari twe twasigaye. Kuki wumva wampisha? Njye ndabibona mu maso yawe ufite ibibazo. Mimi, mbwiza ukuri. Manzi, urakora iki hano? Njye nta bibazo mfite. Hari icyo uri kumpisha Mimi? Mbwiza ukuri. Ndi musaza wawe kandi urabizi ko ngukunda ntabwo nakuvaho. Ni ikihe kibazo ufite? Manzi, si unakwizera. Nizera. Si ubizi ko ngukunda nka musaza wawe mukuru se? impamvu nakuzanye hano maze igihe kinini cyane bira Shema ndagukunda Shema ugera naho ma gift so uyu munsi natekereje ngo bye bye ngombwa ko nabonana nawe tuganire ko wabyemeye kandi nawe ntabwo biza sinzi niba utayibonye ko nakwiye ngo wicare mu ntebe z'inyuma umwanya w'imbere ntabwo wari uhari ikintu nshaka kukubwira kandi kikubera isomo ry'ubuzima nshaka kukubwira ko ngewe uri kunyumva neza fungura amatwi yawe wumve neza ibintu nshaka kukubwira cya mbere umuntu nkunda kandi ni inshuti yawe
icya kabiri nta mwanya mfite wo gutesha igihe abandi ntabwo nahise ko aricyo cyatumye nzaniye ntabwo nabwirirwa rwose rero naguhamagaye urazirika ngo ngiye gura ntabwo ngenda sheri wawe byumve neza ubishyire mu matwi yawe umenye neza ko icyo ari cyo gihe cya mbere na nyuma nguhaye nta kindi gihe nkeneye kuzongera kumva ubugambo bwawe udafite kabiri na gatanu nta n'akantu k'urukundo nibura kangana gutya ushobora kuba wangirira ako ntako nabona kuko mfite ubona ahaye byose si njyewe nkubere uteye gutyo pe bisubiremo uriya ni umugore wanjye kuki ukunda umugabo w'undi mugore urukundo rushora imizi aho rushaka uzayishore mu mazi nuko nguko mbwisha uko nkubwiye jya mu modoka tugende nkugeze iwanyu akunda kugeza ku marembo nisubiraho bagwenze ko nisubiraho ngo nange nkunda wowe urajya mu modoka ngo usubize iwanyu cyangwa se uratega moto utahe ushaka ngo amafaranga utega moto ugende ubibone cyangwa ugende n'amaguru jya mu modoka tugende niba ufite gahunda cyangwa niba utanayifite umukuru usigara hano ngende nigendere